Icyizere Family TV niyo soko y'umunezero wawe, ibyishimo biramba wabisanga no ku Icyizere Family TV hamwe na Isaac. Reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahwema kubana natwe hano kuri iyi chaîne ya Icyizere Family TV, mbifuriza ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza. Nshuti zacu rero aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mbahaye ikaze. Uyu munsi turi ku wa gatanu, tugiye kwinjira muri weekend, ari nako dusatira umwaka mushya wa 2025 tugiye kwinjiramo. Impamvu mba nangije ikorasi rero ni ukugira ngo mbinjize muri mood, ni ukugira ngo mbereke ko weekend yatangiye,
hari abazajya gusenga umunsi ejo ku isabato, hari n'abazasenga ku cyumweru, hari n'abandi basenze uyu munsi, abo ni abayisilamu. Mwese rero nkomeje kubifuriza ibihe byiza, nkomeza kubabwira ngo Imana ikomeze kubitaho mu buryo bwose. Inshuti zacu rero, nari mbabwiye ko turi gusatira umwaka wa 2026, dusa nk'abasoza uyu nguyu wa 2024. Ni byiza kuba tugiye kwinjira mu wundi mwaka. Ese uyu mwaka turimo byaba byarakugendekeye neza, byaba byarakugendekeye nabi? Ibyo nabyo birashoboka, bishobora kuba byarakugendekeye nabi, ariko ntago wakirenganya, keretse aho wakirenganya ari we wabigizemo ubushake. Ariko impamvu utakirenganya, ibihe ntabwo tujya dusezerana nabyo. Ushobora kuba warapanze umushinga ukaba utarawugezeho, ushobora kuba hari ibyo wapanze kuzageraho ukaba utarabigezeho, ariko impamvu atari wowe ziturutseho, ahubwo ikibazo cy'impamvu kikaba ari igihe. Hari igihe tujya twizera ibihe, noneho ibya bihe twizeye bikadutenguha. Aho ngaho rero ntabwo wakwirenganya. Icyo nakubwira cyo rero ni uko mu byo tugenda dukora byose hari icyo tugomba kwirinda. Nicyo ngiye kubabwira, icyo tugomba kwirinda. Tugiye kwinjira mu mwaka mushya 2025, kandi ikindi murabizi, Noheli ku bunani tujya dukunda guserebura, tujya dukunda kwishima. Mu kwishima rero ugasanga turasesaguye imitungo, dukoze ibitangaza, turiye amafaranga menshi mu minsi 2 cyangwa se mu munsi umwe. Nyamara nubwo tuba tubikoze ibyo ngibyo, hari ibindi biba bidutegereje. Ni nka ibyo dukora kuri Noheli cyangwa ku bunani, ni nk'uko ushobora, nka kwa kundi umusore ashobora gukoresha ubukwe. Mara gukoresha ubukwe agakoresha amafaranga menshi 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 ashoboka, agakora ubukwe nyine abantu bose batangarira. Kwa gukoresha bwa bukwe, wa musore aba yirengagije ko ubuzima bukomeye buri inyuma yo gukora ubukwe. Kuko niba wakoze ubukwe none ugashyingirwa, ugakoresha ibitangaza bikomeye binaremereye, ugasanga rero usesaguye amafaranga menshi. Wamara gukora bwa bukwe uzakenera kurya, uzakenera ibintu byinshi, amadepase, kuko muzaba mubaye 2, hazaba hari kwiyongeraho n'ibindi, mutegurira n'abana muzibaruka mu minsi iri imbere. Rero hari ukoresha ubukwe ugasanga ibyo ngibyo arabyirengagije. Nawe icyo nakubwira, kubwo nari mbigereranyije na Noheli n'ubunani. Ushobora gufata amafaranga menshi ukayakoresha wirengagije ko ejo bundi mu kwa mbere ufite abanyeshuri uzajyana ku ishuri. Hari abazakenera ibikoresho bigiye bitandukanye. Kandi n'ikindi, ushobora no kwizera ngo ukoresha amafaranga menshi, ukizera umushahara wo mu kwa mbere. Ntushobora kwizera umushahara bugacya bakwirukanye. Ntushobora kwizera aho wakuraga amafaranga ugasanga byibanye. Tujye dutekereza, ese muri cya gihe cya Covid ko badushyize muri guma mu rugo, hari uwari ubyiteze? Nta muntu n'umwe wari ubyiteze. Icyo nababwira inshuti zanjye, aho mugiye muri mu mpande zigiye zitandukanye, ni mwizigame, mukoreshe mu rugero, mwishime pe, ariko mukoreshe mu rugero. Mutekereze ngo ejo bundi se ushobora no kuba udafite n'umunyeshuri, ushobora no kuba udafite umunyeshuri, ariko ugateganya ko umushahara uzahembwa w'ukwezi kwa mbere ushobora kuzaza utinze, ugasanga uragujije, ugasanga ubayeho mu buzima nyine butari sawa. Icyo nakwizeza ni uko tugomba kujera ibihe by'amafaranga dufite. Amafaranga dufite ugasanga tukayajera nyine ku buryo ubuzima, Noheli, ubunani bigenda neza, n'ubuzima bwacu bugakomeza bukagenda neza cyane. Ndabakunda cyane rero, Imana ikomeze kubishimira, mbifuriza umwaka mushya muhire
muzawurye ntuzaturye. Ciao ciao.